Izi ni skills, ubumenyi cyangwa se ibintu 12 ugomba kuba uzi bikazakubeshaho ubuzima bwose. Ibi ntibisaba kuba waraminuje kuko hari abantu bize n'amashuri menshi cyane ariko ubumenyi batabufite. Ndetse uraza gusanga amasomo yose duhabwa ahantu hatandukanye, mu mashuri, muri za kaminuza, mu mahugurwa tugenda dukora ahantu hagiye hatandukanye y'ubumenyi bugiye butandukanye, uraza gusanga byose byikaragira mu kumenya ibi bintu 12 ngiye kukubwira. Ndetse muri iyi si tugezemo, amashuri yose waba warize, nubona ibi bintu nta gitekerezo ubifiteho cyangwa se ukabona ubu bumenyi nta kintu ubuziho, menya ngo uracyafite byinshi byo kwiga. Ndetse uraza gutungurwa nubona ko hari abantu tujya tuvuga ko badafite amashuri menshi ariko bakaba barageze kuri byinshi babikesha ko bo aya masomo, ubu bumenyi babumenye mbere ya byose. Ndetse nkubwira ngo icyiciro cyose waba urimo, ubu bumenyi urabukeneye vuba byihutirwa. Reka dutangire twihuse cyane. Kora subscribe niba utarayikora. Hano Ibanga Entertainment, aho twungurana ibintu byinshi bitandukanye by'ingenzi. Ubumenyi bwa mbere na mbere ugomba kuba ufite nubwo bita communication skills. Ubu ni ubumenyi bwo kuba waganira n'umuntu mugahana amakuru, ndetse abantu bakunda kubyibeshyaho bazi ko ubu bumenyi babufite, ukibwira ko kuba wavuga ikintu umuntu akakumva cyangwa se nawe yakubwira ikintu ukaba wacyumva, ibyo bihagije ngo ube ufite ubumenyi bwo kuvugana n'umuntu. Ubundi abahanga bavuga ko kugira ngo ugire icyo bita effective communication, mbese kuba wabuganira n'umuntu cyangwa n'abantu bikagira umumaro, nuko wita cyane ku kintu cyo kumva, ugatega amatwi cyane kurusha uko wowe uvuga. Hari abantu iyo ari kuganira n'undi atajya agira umwanya cyangwa se ngo ahe uwo bari kuganira umwanya amutega amatwi amwumve, ahubwo ugasanga niwe urimo yiharira ijambo, ntagatanga umwanya ngo agire ibitekerezo nawe yumva. Cyane ko nk'uko twabibonye, burya wowe iyo uri kuvuga ubwira undi muntu ibyo ugiye kuvuga ububizi, ahubwo icy'ingenzi burya uba ugomba gutega amatwi, kuko ibyo utazi nibyo baba bagiye kukubwira. Rero gutega amatwi ni ikintu cy'ingenzi cyane muri communication. Ikindi kintu cy'ingenzi hano muri communication, ugomba kumenya uko uganira n'abantu bagiye batandukanye. Menya uko uganiriza umuntu mukuru, menya uko uganiriza umwana, mbese ingeri zitandukanye uba ugomba kumenya uburyo waziganiriza, aba ari ikintu cy'ingenzi. Kuko ibi ngibi iyo utabizi, iyo udafite ubumenyi, uzasanga hari amakuru wagakuye ku muntu, ariko kubera ko utazi uburyo baganiriza icyo cyiciro uwo muntu arimo, ugasanga ayo makuru yakugirira akamaro, ugasanga urayabuze. Ikintu kandi kijya kigora abantu ni ukuba ufite igitekerezo muri wowe, ariko kugira ngo ukigeze ku bandi ugasanga biragoranye. Ugasanga ufite ibitekerezo rwose mu mutwe ni byinshi, ariko kugira ngo ubashe kuba wabivuga, ubashe kuba wakiganiriza nk'umuntu igitekerezo cyumve neza agisobanukirwe, ugasanga biragoranye kubera ko ya communication skills iri hasi. Gerageza rero byibura wite kuri icyo kintu. Mu gihe ugize amahirwe umuntu mukaba muvuga ururimi rumwe, mwumvikana nta kibazo, ba umuntu utega amatwi, kandi niba hari n'igitekerezo ushaka kumugezaho, ube ushoboye kuba wakimugezaho, ufite ubwo bushobozi bwo kuba wagisobanura neza, mbese akabyumva neza. Ikindi, niba ari ngombwa ugeze nk'ahantu bikaba ngombwa ko ukoresha indimi z'amahanga, kuba utazi neza ururimi rw'amahanga, kuba utazi neza ururimi rutari urw'igihugu cyawe, ukaba utaruvuga neza, ntabwo ari ibintu birenze. Witinya kuvuga ngo ni uko uvuga icyongereza nabi, ngo ni uko uvuga igifaransa nabi. Witinya kuvuga, kuko burya icy'ingenzi ni uko message, ubutumwa ushaka gutanga bwumvikana. Hari abantu usanga ukajya kubona ukabona ari guseka mugenzi we ngo ni uko atari kuvuga icyongereza nk'abongereza. Ibyo bintu bisigaye muri twe gusa, bisigaye inaha gusa. Ubundi indimi ntago zivugwa kimwe ahantu hose. Uzasanga nk'icyongereza mu Bwongereza bakivuga ukwabo,
muri Amerika bakaba bavuga ukwabo, wagera muri Nigeria bakavuga ukwabo, n'ahandi hagiye hatandukanye. Rero kuba wavuga nk'icyongereza ukabona ntago ukivuga neza, ntago ibyo byakabaye kuba ari ikintu kiguca intege. Kandi nawe wajyaga useka umuntu ngo nuko ari kuvuga ururimi mu buryo butari 100%. Burya nawe ujye wiseka. None se wowe uri guseka umunyarwanda ngo ari kuvuga igifaransa nabi? Abafaransa bo byibura bajya bagerageza no kumenya ikinyarwanda. Mu Bwongereza se ikinyarwanda barakivuga. Burya ntugaseka umuntu ngo nuko ari kuvuga ururimi nabi, kuko kurukoresha niyo nzira yo kurumenya, ntacyo biba bitwaye. Ikintu cya kabiri ugomba kuba uzi neza, ngira ngo iki cyo nta nubwo ndi bugitindeho, ni ugusoma no kwandika byibura ikinyarwanda. Ahangaha ho abantu benshi baba batoya baba bakuru, gusoma no kwandika ni ikintu cyashyizwemo imbaraga cyane, kuko buriya biragoye kuba wagira business iyo ari yo yose ukora utazi gusoma no kwandika. Ibi rero ni ubumenyi ugomba kubuzi kandi buzagufasha mu buzima bwawe bwose. Ubumenyi bwa gatatu twihuse cyane utagomba gucikwa ni ubumenyi bwo kumenya gucuruza, ariko by'umwihariko cyane ubumenyi bwo kumenya kugurisha ikintu runaka. Niba hari abantu baba bafite amahirwe cyane, niba hari abantu ubuzima bworohera, n'abantu tubita ngo bafite impano yo gucuruza, bafite impano yo kugurisha ikintu. Hahandi uzasanga hari umuntu mucuruza nk'ibintu bimwe, mufite nka stock imwe, ariko ugasanga we hari ukuntu azi kureshya abakiriya, hari ukuntu azi gukurura abakiriya, hari ukuntu azi kumenya icyo abakiriya bashaka. Mbese ugasanga hari ukuntu azi gukonvenka abantu uburyo bakeneye ikintu, bikarangira bakiguze, kagira ngo ibintu byo gucuruza ni ibintu yonse mu mashereka kuva akiri umwana. Burya rero niba ufite iyo mpano, reka ariko mbyita, ntago ushobora kuzaba umukene mu buzima bwawe bwose. Ni byiza rero kugira ngo ujye umenya tekinike zose zikurura abakiriya, kuko nicyo uriya muntu aba arusha abandi. Twe tukagira ngo tukabyita ngo niko yavutse, ngo ni amahirwe agira. Ubumenyi bwa kane tugomba kuba dufite ni ubumenyi bwo kumenya kuvugira mu ruhame. Ndetse abantu bakunze kwiga ibintu bitandukanye bakagera na kure, ariko bakibagirwa kwitoza iki kintu cyo kuvugira mu ruhame. Kandi iki kintu ni ingenzi cyane, ubaka ububasha ndetse n'icyizere. Burya kuvugira mu ruhame nicyo kikugira umuyobozi. Kugira ubu bumenyi bwo kuvugira mu ruhame nicyo kintu, uba ufite ubu bumenyi nicyo kintu gituma wajya imbere abandi bakagukurikira, nicyo kikugira umuntu watanga igitekerezo abandi bakakigenderaho, nicyo cyatuma wumvisha abantu ibyiza ubafitiye, nicyo cyatuma business yawe iyobokwa kandi igakomera. Mbese ni ingenzi cyane. Ndetse tangira witoze kuvugira mu ruhame, kuko hari tekinike nyinshi abantu bakoresha. Ushobora no kuba wajya no mu cyumba cyawe uri wenyine, ukaba wanirikodinga, ukajya ufata iminota buri munsi, ukamera nk'uri kubwira abantu, nk'uhagaze imbere y'abantu ugira ikintu babwira. Uko ugenda ubikora inshuro nyinshi, niko ugenda umenyera, ukazajya ukabona uri kuri rwa rwego kuba wajya imbere y'abantu ukababwira udategwa, ukababwira igitekerezo cyawe, ndetse ibintu byose bikagenda neza. Ndetse rwose iminota 2 ya buri munsi irahagije, ukajya witoza kuvugira imbere y'abantu. Niba mushaka ko nzabikoraho ikiganiro kirambuye uburyo wakwitoza kuvugira mu ruhame, mubishyire muri comment, tuzabikoreho ikiganiro kirambuye. Ndaterwa n'ibitekerezo byanyu muri comment, mumbwire icyo mushaka. Ubumenyi bwa gatanu bw'ingenzi cyane ni ubumenyi twita negotiation, cyangwa se kwa kundi unegosiya n'umuntu ku kintu runaka, cyane cyane ko ubuzima tubayemo ari icyo bita win-win, cyangwa se wunguke nanjye nunguke, twese twunguke. Rero kuba ufite ubu bumenyi ni ikintu cy'ingenzi cyane muri ubu buzima. Abantu bumva ko kunegosiya n'umuntu ari ibintu bigendanye gusa n'amadiru cyangwa se imari zigiye zitandukanye, ariko ntago ari byo byonyine.
kunegosiya ni ibintu by'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Aha batubwiramo nk'ibigendanye n'imishahara, ugasanga hari umuntu uzi kunegosiya bikarangira bamuhembye umushahara mwinshi ugereranyije n'uwo bari kumuha gihe yaba atazi kunegosiya. Burya rega no mu mibanire y'abantu cyangwa se mu rukundo, ibyo twita relationship, burya naho hazamo ibintu bya negosiyasiyo. Cyangwa se haba hari nk'ahantu hari amahirwe runaka, ugasanga hari umuntu uzi kugerayo, ugasanga azi kwinjirira bimwe ku mihanda y'iki gihe basigaye bavuga ngo ni ugutera injuga. Ugasanga hari umuntu uzi kunegosiya ku rwego rukomeye, ugasanga ayo mahirwe arayabonye. Cyangwa se ukumva abantu baravuze ngo kanaka ngo ku bigendanye na diru ngo ni mubi cyane. Ikintu rero cyo kumenya kunegosiya aba ari ikintu cyiza cyane. Iyo ufite buno bumenyi bigufasha uhora uri mu nyungu, ndetse ikintu cyose ukoze ahantu hose uri ukaba uri umuntu uhawe agaciro. Kuko abantu benshi usanga babafatiranye bagateshwa agaciro kubera batazi badafite ubu bumenyi bwo kunegosiya. Ubumenyi bwa gatandatu bw'ingenzi cyane ni ubumenyi bwo kumenya kuyobora amarangamutima yawe. Gerageza kudaterwa stress n'ibintu ibyo ari byo byose. Mbere yo gukora reaction cyangwa yo kugira ikintu ukora, jya ubanza utuze, uhumeke. Niba umuntu akubangamiye, mbere yo kumusubiza tuza, ubihe umwanya, utekereze neza. Ndagira ngo tuzakore n'ikiganiro kirambuye kuri iki kintu cyo gukontorora emotion, iki kintu cyo gukontorora amarangamutima, ndetse muze kumbwira no muri komenti niba mubikeneye, kuko iki kintu ni ikintu kigari kandi tugomba kurebaho ibintu byinshi, tukamenya uko tuzajya twitwara, kuko burya amarangamutima yacu niho ibintu byose bishingiye. Ubumenyi bwa karindwi tugomba kuba dufite ni ubumenyi bwo kudatakaza igihe, time management. Igihe burya niryo faranga dufite. Igihe nicyo kintu dufite gifite agaciro kurusha ibindi. Buri igihe cyatakaye ntago kigaruka. Burya iyo ukoresheje igihe cyawe neza ugera kuri byinshi kandi utavunitse. Iga gukoresha igihe cyawe neza, kandi ibintu byo gusunika vuga ngo iki kintu nzagikora ejo, ngo nzagikora ejo bundi, ngo haracyari igihe, uyu yazakinkorera. Iyo ugeze mu minsi iri imbere, icyo gihe cy'ahazaza kikwishyuza igihe watakaje, kandi bikagukostinga, bikagutwara imbaraga, ndetse ukishyura igiciro gihambaye. Koresha igihe uko ugifite, ibintu wibisunikira ejo, tangira ubu ngubu nicyo gihe. N'ubu udafite ubumenyi rero bwo kumanaginga igihe, menya ngo isi iragusiga. Ikintu cya 8 tugezeho, kora ibishoboka byose uba ufite ubumenyi bwo kureba kure ndetse no gutekereza kure. Reka gutekereza imbere yawe nko muri metero, ahubwo tekereza mu buryo bwagutse, utekereze kure. Burya kenshi imyanzuro mibi dufata nuko tuba twatekereje hafi. Niba hari ikintu ushaka gufataho umwanzuro, kireba ubu ngubu, urebe ibyiza gifite ubu ngubu ndetse n'ahazaza, urebe ingaruka nziza, urebe ndetse n'ingaruka mbi z'ubu ngubu n'iz'ahazaza, ushyire ku munzani. Kuko burya critical thinking is a power. Burya gushyira mu gaciro nizo mbaraga. Gushyira mu gaciro bituma ufata imyanzuro ihamye, bituma abantu batagutwara uko bishakiye, kandi gushyira mu gaciro bigabanya amakosa ukora mu myanzuro ugenda ufata umunsi ku munsi. Ubundi bumenyi bw'ingenzi tugomba kuba dufite ni ubumenyi bwo kuba tugomba kuba tuziranye n'abantu batandukanye badufasha mu bintu bitandukanye, icyo bita networking. Burya amahirwe aturuka ku buziranye n'abantu. Burya kuba ufite impano ni kimwe, no kuba hari ibintu uzi ni kimwe, ariko kuba hari abantu muziranye kenshi niho amahirwe aturuka. Burya kubaka umubano uhamye n'abandi bikugeza ku bumenyi ndetse n'ubufatanye amafaranga yo yonyine atagura. Ngira ngo mujya mubibona, burya umuntu ubuziranye n'abantu bagiye batandukanye akenshi usanga bimugirira akamaro, ugasanga ba bantu bamufashije kugera kuri byinshi, bakaba bamuha akazi cyangwa se bakamuhuza n'abandi bamufasha kugera ku nzozi ze. Ubundi bumenyi bw'ingenzi cyane dukurikijeho
ugomba kuba ufite ni ubumenyi bwo kwiyadabuta cyangwa se guhindukana na situwasiyo. Abantu benshi iki kintu kirabagora, ugasanga niba ibintu bihindutse, ugasanga uburyo yakoragamo niba buhindutse agatakara. Iga guhindukana n'ibihe. Niba ugeze mu bihe utamenyereye, hita ushaka ibisubizo vuba vuba, uhite usubira mu murongo ugendane nabyo. Abantu batajya bashobora guhindukana n'ibihe usanga ubuzima bwabakomereye, ugasanga isi yabacanze. Icyo usabwa ni ukwiyoroshya kandi ukumva ko ibyo wabasha guhindura sava wabihindura, ariko nanone ibyo udashoboye guhindura ukabireka bikagenda. Ibyo udafite ubushobozi bwo kuba wabihindura nta kintu wabikoraho, bireke bigende, byiguhangayikisha rwose, byihorere. Ubundi bumenyi bw'ingenzi cyane ugomba kuba ufite nubwo bita self discipline. Burya iyo bavuze discipline ikubiyemo ikintu kigari, mbese discipline ni ngari, ariko burya icy'ingenzi ni uko muri wowe uba ugomba kubaka systeme ndetse n'imyitwarire ugomba kugenderaho mu buryo buhoraho, kandi ikaba ari imyitwarire igushyira mu mpinduka nziza, mu mpinduka z'iterambere. Burya imyitwarire yawe ugira uhozaho buri gihe, ibintu ukora buri munsi, mbese amahame yawe ugenderaho buri gihe, ni ikiraro gihuza intego zawe ndetse n'umusaruro. Nta muntu utagira amahame agenderaho, utagira disipurine, wigeze agira ikintu ageraho, ntibishoboka. Ndetse ikintu cya nyuma nsoza mbabwira nti, burya cyane cyane wa muntu utaragira ikintu ageraho mu buzima, wa muntu ukishakisha, wa muntu udafite icyo yishingikirijeho, wenda imiryango ikomeye cyangwa se ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose, ibintu bizagufasha kugira ngo ugere aho ugera ni ibintu bibiri, ibintu bizagufasha mu iterambere. Icya mbere ni discipline, ubwo ni ukwitwara neza ukaba intangarugero. Icya kabiri ni ugukora cyane, hahandi uzakora byikubye kabiri kuri wa wundi we ufite aho yakura ubufasha. Kandi nk'uko twabibonye, ntago ari ugukora cyane gusa bidafite icyerekezo, ahubwo ni ugukora cyane ariko warashyizeho, warasetinze icyerekezo ushaka kugeramo. Buriya iyo ukora cyane ufite icyerekezo biragufasha cyane. Ngira ngo iki kiganiro narakibakoreye kiri hano ku Ibanga Entertainment, aho twabonye ko imbaraga zose wakoresha nyamara nta ntego ufite, udaprojecta ngo urebe ahazaza icyo ushaka kugeraho, wisanga n'ubundi umeze nkaho nta ntego ufite. Niba ubutumwa hari icyo bugufashije, kora subscribe, kore no ku kamenyetso k'inzogera kugira ngo atazajya hagira ikiganiro kigucika. Shimira kandi mwebwe mumaze kubikora, yuko rwose byose ni mwebwe tubikesha, kandi iyi channel yanyu tuba twunguranaho ibintu byinshi by'ubwenge. Ciao, reka duhure mu kiganiro gikurikiye.